Emeshuti twabanye kandi twafatanije tubasezeye ubu murabe ho kumana tugiye gutangira urugendo runini muje mudusabira Imana ibane natwe noneho wanshuti mwe turashaka kugenda ngo tujyane na Yesu hamwe n'Uwiteka se ariko ntitwihebye kubw'inzira ducamo tuzi ko twarushize mu maboko y'Imana murabe abo ubukidikoni bwa Nyarusange ndetse n'abapastori ngiye gukora uyu murimo bampaye wo kwambika akidikoni mugenzi wanjye Sarateri ingofero yo kumurinda izuba n'imvura. Iki ni cyo kintu kinini cyakaranze amatorero. Dufite ibibazo kubera kuko amatorero uko yitwa nuko yakagombye gukora atari ko akora. Ariko iki Anglikani yakoze ni icyerekana itorero iryo ari ryo, umuntu w'Imana n'umukozi w'Imana. Mu rwego rw'umuryango wanjye rero impano ikomeye iruta izindi twakugeneye iruta izindi mu byumva iruta izindi nuko tuzagerageza kukwigiraho mu guca bugufi mu murimo ukora yose. Uzitegereza nyine umwaka yamaze tuvuga yuko yapfuye yanyazwe hamwe n'inka twari tuzi kuko azaga twari twarahebye turuzi kuko yapfuye ariko Imana yo yari igifite ubutunzi ibona muri we utagomba gupfusa. Mwadufashije gufasha pasiteri ntacyo twavuga ariko uwo mugisha tuwubatuyeho uyu munsi guhera kuri musenyeri ukagera nta kindi kiri munsi ya paruwase mugira tumwatuyeho umugisha. Ariko ijambo ry'Imana tusoma muri Zaburi riravuga ngo bazagira amakakama kugeza no mu gusaza. Ntabwo Sarateri ashaje kuzukuri ni imyaka ni ku itorero rya Anglikani rimeze, ariko Sarateri arakomeye aracakorera Imana aza noneho ubwo arasa n'utaboshywe na Anglikani kandi n'amategeko y'itorero azasura abantu azavuga ivugabutumwa azakorera hose kandi turamwakiriye kuzukuri yumve kuko abomotse kandi turamushimira ubwitange nuko yakoze umurimo. Mwongera amashyi n'impundu, haleluya.
tumaze gusoza igice cya mbere cy'iteraniro ryacu tugiye mu gice cya kabiri. Ariko mbere yuko tujya mu gice cya kabiri cyo kumva ashidikoni ubukidikoni bwa Nyarusange asezera iri teraniro, reka tubanze turirimbe ibice bibiri by'indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Iravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga. Nuko turaririmba igice cya mbere n'icya kabiri twiteguye kumwumva no kumwakira no kumwumva, kandi turaza gukomeza tugenda dukurikiranya uko gahunda ziteye. Ndaza gusaba akidikoni ubukidikoni bwabweyeye kugira ngo adufashe muri gahunda nitumara kuririmba indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Ariko tubikore duhagaze kugira ngo ushaka kuba yajya hanze ajyeyo noneho agaruke yumve akidikoni kandi paseri wa paruwasi yitwa Ntendezi, umwe twaziye mu birori twese. Ndagira ngo twese duhagaze indirimbo shyira mu byuma umuyobozi w'ibyuma. Ni 15 mu ndirimbo z'agakiza, 15 mu ndirimbo z'agakiza. Niyo ndirimbo tugiye kuririmba twese. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi bizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi bizabaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Dukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bariyegeri wizeye amasezerano ye. Isi bizabaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi bizabaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizera Imana, hasigaye umwanya muto, izuba rikarasa. Isi bizabaho, ijuru rikabaho, ayo masezerano. Haleluya, haleluya. Baduhaye umwanya wo kugira icyo tuvuga kijyanye n'uyu munsi dusezera ku bakristo bo mu bucidikoni bwa Nyarusange, tubasezeraho ariko kandi tunashima Imana, dushima Imana yabanye natwe mu gihe twarimo dukorana. Twavuze ngo ni kuva muri 80 nibwo twatangiye gukorera Imana. Rero ibyo umuntu ashobora kuba yarakoze kuva icyo gihe ni byinshi, kandi byose ntiwabisubiramo, byafata umunsi wose. Ariko icyo tuvuga ni uko dushima Imana yabanye natwe muri urwo rugendo no muri iyo mirimo, kugira ngo tubashe kuyikora kandi tuyisohoze neza.
mbere no gushimira abakristu bose n'abapastori bose bo mu bushidikoni bwa Nyarusange ndetse n'abashidikoni bagenzi banje ku nama batugiraga kugira ngo tubashe gukora uyu murimo. Turabashimira kuko iyo mutaza kudufasha, iyo tutaza gukorana namwe, ntaco tware gukora, ntaco tware kugeraho. Ariko kubana namwe n'abakidikoni ndetse n'abayobozi bacu mu episkopi udufasha utugira inama, nico catumye dushobora gukora ivyo twashoboraga gukora. Hamwe n'ivyo turagira ngo wenda tubanyuriremo muri make imirimo twashoboye gukora dushobojwe n'Imana kandi dushobojwe n'abo twakoranaga. Twatangiye gukorera Imana kuko twabivuze turi hakurya muri Kongo. Mu mirimo natekereje tuvuga nayishize mu bintu bitatu, mu bijyanye n'uburezi, imibereho myiza ndetse n'ivugabutumwa. Muri Kongo niho twatangiriye tuyobora amashuri, ariko kandi turi n'abarezi, twari abarimu tunayoboye amashuri hafi mu gihe cy'imyaka irenga 14 twarimo tuyobora, twarimo twigisha muri Kongo. Tugeze mu Rwanda, twageze mu Rwanda mu 1994 mu kwezi kwa 11. Mu kwa gatanu nibwo twatangiye gahunda y'amashuri, dutangira nabwo batwohereje kuza kuyobora ishuri. Ahantu bari batwohereje kuyobora ishuri muri Kigali ngari, ahantu bita Remera Mbogo. Icyo gihe hari hateye ubwoba, twabanaga n'abasirikari, ariko tuhakora umurimo wo kuyobora ishuri ryari rihari. Hano hari abanyeshuri benshi twashoboye kubana nabo kandi twigishije. Tuvuye i Remera Mbogo aho twari tuyoboye ayo mashuri, twimukiye nanone mu cyahoze ari Cyangugu. Twashoboye kuyobora icyo twise, twari ba mandateri wenda baremera babyibuka, tuyoboye amashuri y'abaprotestante mu cyahoze ari Cyangugu. Twazengurutse amashuri yose y'abaprotestante, tugenda tuganira nabo, tugisha na programme zari zihari za CPR. Dukora uwo murimo muri ubwo buryo bw'ubumandateri. Hanyuma twabaye abavugabutumwa mu kigo ca Gilbaramu, nanone tubana n'abanyeshuri tuhavuga ubutumwa kandi tubona abana bakizwa. Turashima Imana rero yadufashije gukora iyo mirimo mu burezi, tukabona aho tuvugira ubutumwa tuyoboye n'ayo mashuri. Imana ishimwe. Haleluya. Icya kabiri tuvuga ni icyo kijyanye n'imibereho myiza. Mu 2000 tugeze i Butare, twari tuyoboye ikigo cyita ku bana bo mu muhanda. Twavanaga abana mu muhanda tukabahuriza mu kigo, ninjye wari umuhuzabikorwa wabo. Tubayobora imyaka 3 kuva 97 kugeza mu 2000. Tuyoboye uwo mushinga wita ku bana bo mu muhanda. Abana bari bagoye, ariko tubafasha mu buryo
bushobotse bwose. Tuvuye aho nanone tugeze Rusizi, ubwo twari tugeze mu itorero Anglikane, nabwo twari dushinzwe mu byo twarimo dukora, harimo n'imirimo y'ivugabutumwa yo gusura abantu bari muri gereza, abantu batashye bava muri gereza, tureba imibereho yabo, tubagira inama, tubafasha, tuvuga iryo vugabutumwa muri gereza no mu bitaro. Kandi nabyo turabona Imana yaradufashije. Hari abantu benshi, mu gitondo hari uwarimo ampamagara arimo ambwira ati nyaboneka mwamfasha nabuze mituweli. Yewe ntacyo, ariko turimo turasa n'abarimo basoza imirimo yacu. Ibyo rero ni ibikorwa twashoboye gukora, twashoboye kwitaho kugira ngo tubashe gufasha abo bana bo mu muhanda. Kuko narimo mbivuga, twayoboye umushinga uterwa inkunga na Compassion hano kuva 2006. hari umushinga rwa 730 wa Ndendezi, turawuyobora kugeza muri 2013 nibwo batwimuye batuvanye hano, tugiye gukora indi mirimo. Ariko aho naho icyo twari dushinzwe n'abo babyeyi n'abo bana, dushaka guhindura imibereho yabo kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Rero turashima Imana yadufashije muri iyo mirimo yose kugira ngo tubashe kuyikora. Ntabwo byari mu mbaraga zacu, ntabwo twabikoraga ku bwacu gusa, ariko nuko Imana yari kumwe natwe. Haleluya. Hanyuma rero ikindi twakoze ni kijyanye n'ivugabutumwa. Mu ivugabutumwa naho hari ibyo Archidikoni arimo avuga. Twashoboye kuyobora ububwiriza bwa Butare, aho hari muri Methodiste. Tuyobora ububwiriza bwa Butare, arinje mu bwiriza wabwo. Twahakoze imyaka nayo 3 kuva 97 kugeza muri 2000. Tuvuye aho ngaho tuzana none Cyangugu, tuyoboye icyo nanone bitaga region ya Kinyaga. Hano hari abapasitore twakoranye muri Methodiste, twamanutse iyi gafunzo yose twayijyagamo, tugenda tuvugayo ubutumwa, dukora umurimo w'Imana muri region ya Kinyaga. Yarifashe igice cyose cya Rusizi n'igice cya Nyamasheke. Rusizi na Nyamasheke niho twayoboraga, tuva hano tukagera za Bweyeye. Aho hari ingendo nyinshi twakoraga, aribyo dushimira Imana yabanye natwe muri izo ngendo. Ndibuka rimwe tujya ahantu bita Gasumo, twazamutse imisozi, tumanuka imisozi irenze iyo twazaga tuzamuka, tujya aho twari dutuye muri Kongo, imisozi miremire cyane. Ariko Imana idushoboza gukora iyo mirimo, tukora uwo murimo w'ivugabutumwa muri Methodiste muri iyo region ya Kinyaga. Bihavuye rero twayoboye n'amaparuwasi yabo. Twayoboye paruwasi ya Kamembe muri Methodiste, tuyobora paruwasi ya Kamonyi, tuyobora paruwasi ya Rwumba. Ni naho nasozereje gukorana n'aba Methodiste. Ngeze mu Rwumba, mvuyeyo pita twakirwa muri Anglikane, abariho dukomereza nanone imirimo. Haleluya. Tugeze muri Anglikane, navuze icyo twatangiriyeho no kuyobora uyu mushinga, ariko kandi tuyobora n'amaparuwasi. Twayoboye paruwasi ya Kimbogo, niyo nabangirijemo. Mvuye Kimbogo njya kuyobora paruwasi ya Gisakura. Mvuye muri paruwasi ya Gisakura, abari bonza kuyobora ubucidikoni
bwa Nyarusange. Haleluya. Ubwo murumva ni imyaka myinshi twakoraga, ntaho twavaga munsi y'imyaka 3-4, ariko icyo dukomeza gushima Imana nuko yakomeje kudufasha no kudushoboza kugira ngo tubashe gukora iyo mirimo. Ubu rero twari tuyoboye paruwase ya Ndendezi, tuyoboye n'ubucidikoni bwa Nyarusange. Uyu mwanya tukaba turi aha ngaha tugira ngo dushime Imana kubw'iyo mirimo yose, ariko kandi tunashimire n'abo twafatanije gukora uwo murimo w'Imana. Dushimire abayobozi bacu, dushimire abadufashije bose mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aba PF navugaga, twarabanye ba Danieli, twarakoranye, badufasha kugira ngo tubashe kuyobora iyo mirimo neza. Uyu mwanya sinabura gushimira umufasha. Haleluya. Sinabura gushimira umufasha, kuko iyo mirimo najyagamo we niwe wabaga asigaye mu rugo. Kandi muzi mu gipasitori tujyamo nyine uburyo bw'ubushobozi buba ari bukeya, ariko yabaye mu rugo akora imirimo yo kwita ku muryango. Ntacyo twabuze. Wa mugani wa Yobu ngo nari umusore none ndashaje, ntabwo twigeze tuburara. Haleluya. Twigeze tuburara, twigeze dusabiriza, ahubwo uko yakoraga twabonagamo imigisha, tukabona ibikomeza gutungira abana bariga, kubera ko Imana yatugiriye neza ikaduha uwo mugisha. Turashima Imana yadushoboje kugira ngo tubashe kurera abana bacu. Uwo nawe n'undi murimo uyongera mu mirimo twashoboye gukora wo kwita ku muryango. Nta mwana wacu utarize, nta mwana wacu utararangije nibura, reka mvuge, uretse akatuha tuvuga uyu muto, ariko abandi bose bamaze kurangiza amwe amashuri yisumbuye n'abandi za kaminuza. Ibyo byose rero mu bushobozi mwatekereza twabufatanijemo n'umufasha. Uyu mwanya kaba mushimira bivuye ku mutima uburyo yabaye mu rugo, yakoreye urugo, yitaye ku rugo cyane. Hari ibyo tuja mu rwenya n'aba Faustin, yabona nambaye umwenda ati uriya mwenda buriya ni madame wamuguriye. Kandi uko kuba ari ukuri. Uyu munsi rero hari byinshi, hari abenshi numvaga nashaka kuba naha impano, ariko naringize ngo madame aze, hari impano namuteguriye yo kumushimira ubwo buryo yashoboye kwita ku rugo kugira ngo nanjye nshobore gukora umurimo w'Imana. Sinzi, ndabona impano sinzi nimba iri hafi, ariko rwose bivuye ku mutima, turabashimira. Nimwe mwashoboje muri uyu murimo, nimwe mwashoboje muri mu rugo. Nanjye nkumva ndatekanye, nkumva ngiye mu ivugabutumwa, nzi ngo hari uwasigaye mu rugo, nzi ngo hari uwasigaye arimo kurera abana, arimo gufasha abana, arimo gutoza abana, arimo kwigisha abana, arimo guha abana uburere, kandi abo bana bakaba bose barize bakarangiza. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ndizera ko hari ingororano. Imana ntekiranirwa ngo yibagirwe ibyo mwakoze, kandi nizere ko umunsi umwe muzabihabwa, muzabigororerwa byuzuye nk'uko mwashoboye kubona. Ndabona impano twari tubateye yatinze, ariko iri buze wenda araza kuyibona, mwaba musubiyeyo.
murakoze cyane. Hanyuma tukaba tubasezeye. Ari indirimbo nifashishije kugira ngo tubashe kubasezeraho. Haleluya. Tubashe kubasezeraho n'indirimbo ya 311 muzi. Hano yaje garuka. Cyane nari mvuze ngo ndashaka kudusezerana muri indirimbo ivuga ngo yemwe inshuti twabanye kandi twafatanyije tubasezeyeho ubu murabeho ku Mana. Haleluya. Murabeho ku Mana. Tujya gutangira urugendo. Hari ibindi tugiye gutangira urwo rugendo. Tugiye gutangira urugendo runini muje mudusabira kandi Imana ibane namwe. Noneho mwanshuti mwe turashaka kugenda ngo tujane na Yesu hamwe n'Uwiteka ase. Akindi muri tuyiza twayiririmbye. Yemwe nshuti twabanye kandi twafatanije tubasezeye ubu murabe ho ku Mana. Tugiye gutangira urugendo runini muje mudusabira Imana ibane natwe. Noneho mwanshuti mwe turashaka kugenda ngo tujyane na Yesu hamwe n'Uwiteka se. Ariko ntitwihebye kubw'inzira ducamo tuzi ko twarushize mu maboko y'Imana. Murabe abo urabeho bagenzi gusubira imugende nizeye ubarangije Imana. Haleluya. 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 Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi. Imana umvishije urwo rugendo rwose twagenze, ariko muri ibyo byose twanyuzemo iyo minsi yose. Buriya yavuze ku bukeya, ariko hariho byinshi twagiye duhura nabyo atageze.
ntabwo yabivuga wenda ngo abirangize, ariko ndashima Imana twari turi kumwe n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana. Mu by'ukuri uyu mugabo ni intwari, bapfa kuba bamuhaye umurimo. Abo bakorana ndabizi nabo ndabihamya imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Hari igihe twateraga urwenya mu rugo, reka ariko mperaho twatangira nko gusenga amasengesho ya nijoro tugiye nko kuryama, cyangwa ari nk'amasengesho twakoze tugasenga tukarinda dusoza amasengesho atarasenga byibuze ngo nyumve ngo avuze ngo Mana umuryango wanjye reka da itorero ati Mana itorero wampaye kuyobora, reba itorero rya hariya Gabiro hehe kuri Nyanza, amasengero ndi kubaka, ibyo ngibyo akaba ryahekeramo tugasoza amasengesho avuga nti by'ukuri uyu muntu ni umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Ni byiza guhamya umuntu akihari. Hari umuntu umwe wavuze ngo iyo bahamya umuntu yapfuye ngo ntaco baba bari gukora. Ubu uri kubwira ndetse abari kubyumva ko yakoze neza, tuba turi kubwira abandi, ariko kumubwira ko ari indwari, ko yakoze neza agihari ni byiza. Kandi nanone ntabwo azaruka gukorera Imana, turimo turacari mu murimo w'Imana. Ndashima Imana rero kuri urwo rugendo rwose twakoze. Nahera turi i Kigali, twabaye i Kigali mu mujyi, we yari Remerambogo muri Kigali ngari. Yabagayo n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose. Ari igihe kimwe narwaye kandi ari njye uri kurera abana turi mu nzu twenyine, mutuma w'intumwa ndamubwira ngo genda mumumbwirire ko narwaye, none abana bari bonyine. Agiye nawe gutuma yantumwa, ahubwo ayoherereza ibinini, aramubwira ngo genda umumpera imiti arwara akire, ariko njye ndi mu murimo. Haleluya, haleluya. Ntabwo yaranyanze, ntabwo yari yanze urugo rwe, ariko njye navuga ngo ni umurimo, yumva ko yaguma mu murimo. Iyo yabaga adahari yumvaga ibintu byose bitagenda neza, akumva ari gushaka ngo akomeze abe mu murimo. Iyo bamuhaga umurimo nabonaga n'umutima we wose kuko nababwiye akawukora nezerewe. Haleluya. Rero ni indwara mu by'ukuri, Imana imuhe. Twakoze urugendo rwinshi, twageze Butare, tugeze hano muri Rusizi, tukiri muri Methodiste. Arakora kandi nkabona ari gukora neza. Yagiye ahura n'ibintu nyine mu kazi, haba harimo bimwe bitari byiza n'ibindi bitagenda neza, ariko yarabyihanganiye. Nta n'umunsi n'umwe nigeze nyumva yitotomba ngo avuge ngo Mana icyampa nkava muri uyu murimo, icyampa nkajya gukorera ahandi. Ahubwo iyo bamuhaga umurimo nubwo wabaga ugoye, kandi akenshi naratangaye, iyo bamuherezaga gukora ahantu cyane cyane tukiri muri Methodiste, bamuherezaga nk'ahantu hari intambara. Nkamubwira nti ahantu hari intambara, ahantu hananiye abagabo, wewe uritanga ujye gukorayo, wakwanze nawe ukavuga ati nzabishobora, ngo reka uwo ni wo muhamagaro wanjye. Haleluya, haleluya. Ngomba kujya gukorera Imana kuko uwo ni wo muhamagaro wanjye, kuko narabiharahiriye, naravuze ngo aho Imana izashaka kongera hose nzajyayo. Rero ndamushimiye cyane byimazeyo kuri ubwo butwari, kuri izo mbaraga, kuri urwo rukundo rwo gukunda umurimo w'Imana. Ndashima Imana rero uyu munsi tuza gukorera hano, twahabaye neza, twabanye n'abakristo bo muri Nyarusange neza, abapasitori, nabonye Pasiteri Danieli. Icyo ni cyo gushimira Imana, mumbere Imana ubwiza. Haleluya, haleluya. Uwavuze ubutumwa yabivuze neza, yavuze ngo biragatsindwa kuba mu murimo w'Imana bakagusohoramo nabi, ariko avuye mu murimo w'Imana akoze. Twabaye ahantu henshi hatandukanye, haba mu bukene, yaba afite n'akazi keza, yaba afite n'akatagaragara neza, ako tuvuga katari keza wenda kaba ari ak'amafaranga makeya, ariko muri ibyo byose yakoraga akazi atitaye ngo amafaranga ni make, akagakora yishimye. Ari igihe namurebaga nka rimwe twabaye mu mujyi wa Kamembe adafite akazi, ariko agakora nezerewe. Njye nkamubwira hewe ese bizagenda gute? Ati twebwe turi mu murimo w'Imana gusa, ariko Imana yabanye natwe.
imana yatugabuririye abana. Haleluya. Hari igihe kimwe twabayeho mu bukene, ndasenga mbwira imana ngo mana we uraduhamagaye ngo tuje kuba mu bukene abana bacu baburare nkabura icyo ndekera abana, ariko ni bya bindi nyine tuvuga ngo turashaka guteka byiza, ariko imana yabaga yaduhaye iby'ibanze abana bakarya. Imana iransura ari nijoro irambwira ngo ntabwo wankoreye yakogwa n'isoni. Haleluya. Narasuwe mu ijoro ndi gusenga mbwira imana ngo mana ko turi kugendagenda cyane twaba tugeze mu bihe bikomeye tuzabishora, turi mu murimo wawe biragatsindwa kunanira, ese bizagenda gute? Imana iransura mbona nsuwe n'umugabo mwiza cyane ntabasha kuvuga si kuko sinamubonaga mu maso, arambwira ngo humura ngo reka nkumara ubwoba. Haleluya. Haleluya. Arambwira ngo ngiye kukumara ubwoba muzabaho neza, kandi guhera none ubukene burashize, guhera uyu munsi inzara irashize, abana b'umugaragu wanjye ntibazongera kwicwa n'inzara. Haleluya. Haleluya. Yakoze neza, niyo mpamvu imana yagiye itugirira neza. Ndikora abana bacu barize bose bari muri za kaminuza, bakeya basigaye muri segonderi. Izo ni imbaraga z'Imana, kandi suko wenda amafaranga yari menshi, ariko nuko yakoreraga Imana neza. Imana yacishimye. Rero kuri uyu munsi wenda naba ngiye gutinda, ndashima Imana, ndashima abakristo ba Nyarusange twabanye, pasiteri ya senta zamura ikiganza. Haleluya. Bose n'abantu ndumva tugiye nta muntu twabanye nabi, simbizi waba yaratubonye ikosa kuko turi abantu yatubabarira, ariko tugiye tukibakunze, kandi namwe ndabizi muracadukunze. Ahubwo natungwe narinzi ngo urusengero ruruzura abandi basagukire hanze, ariko niko byagenze. Birashoboka ko ari umunsi w'imibyizi, niko byagenze. Rero ndashima Imana cyane ko yadushoboje, niyo yaduhaye imbaraga. Iyo yajaga mu murimo nanje nasigaraga nsenga. Hari igihe yagendaga mu misozi nguko akantelefona akambwira ati none ahandi undi wahakwereka, nanjye ngapfukama nkabwira Imana ngo Mana nimbona umugaruye amahoro ndabushima, dore yagiye mu murimo wawe. Imana ikamurinda, naje kumva nkumva nka saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro arakomanza agatangira kumbwira ahantu yarari yanyagiwe. Ndabyibuka umunsi umwe yaje yambaye imyenda atajyanye. Haleluya. Yagiye gukorera ahantu Gisuma, sinzabyibagirwa. Agereye imvura iragwa, bamuha inkweto, bamuha n'amakoti, bamuha imyenda. Ndavuga nti Mana kuri uyu mugabo n'indwara mu murimo w'Imana. Arazamuka mbona ngezeho nijoro ari kugenda nyerereza mu mvura. Ibyo byose Imana ntabwo izabyibagirwa, izahora imugororera mu minsi dusigaranye yo kubaho ku isi. Ndashima Imana cyane, ndashima Imana kuko twabanye n'umwana wacu Patrick. Ariko reka manze n'abahagurutse nabo nshima Imana bahagaze. Umukobwa wacu w'imfura witwa Christina yaje kudushigikira kubw'uyu munsi, Imana ihabwa icubahiro. Patrick nawe yankoreye surprise natangaye. Narinzi ko tugera hangaha, nari mfite ubwoba bwinshi kundi tugiye mu munsi mukuru wa papa wabo wacu wo gusoza akazi, ibintu by'umurimo w'Imana, turi kumwe n'abana bakeya, ariko ntigeze atubwira ko afite gahunda yo kuza. Ahubwo nagiye kubona aho banyishaje, ahindukiye mbona n'umuhungu wanjye. Umbera Imana icyubahiro. Haleluya. Ndamubona n'umukwe wacu yaje. Imana yatugiriye neza, duhaye abana beza, bahungu beza n'abakobwa beza, nzahora nyishima. Sinari namubonye, twamusize yagiye mu kazi, ariko ndabona yaje. Imana rero yatugiriye neza. Muri ibyo byose hari aho twananirwaga, kuko murabona turabyiruye, dufite amaboko akomeye. Ubuho ntabwo badufite. Muri nzi yaravuze ngo ntabwo mfite habe na gato. Dufite waba ufite ababaga ukagira ubwoba, kandi dufite na Yesu. Haleluya. 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 Imana yacu ishimwe, Imana ihimbazwe. Hari n'abandi barumuna babo kandi benshi bakomeye bafite imbaraga bazaturera. Imana yakoze ibikomeye, natwe turishimye, ntabwo tubabaye, turacari no mu murimo w'Imana. Saha gusa hari n'ahandi dushobora gukorera Imana. Haleluya. Abo tubana barabizi nkunze gutinda kuvuga, iyo mfashe mikoro ndatinda, ariko mwakoze kunyihanganira, mumbere Imana icyubahiro. Naringiye kwibagirwa
cy'ingenzi nanjye namuteguriye kado kandi ntabizi abana nibayizane nziza cyane kado nyinshi nza nzimutegurira nkamukorera surprise akabona muzaniye ikado nziza kandi akishima umugabo akimanganya ariko nkabona agiye nko kurira ati ibi bintu wabikoze gute aya mafaranga wayakuye ariko iyi ngiyo noneho ni speciale niyo kumushimira Yesu ashimwe arakoze cyane Thierry na madamu tumashimwe akomeye bamaze gutambutsa imbere yacu kandi imbere y'Imana ibaho umugisha ndagira ngo rero tugiye kwakira abandi bantu ariko twaza dushimira Imana irambo yose utangaje Imana yabakoresheje kandi nabo tubashimire mumfashe tubashimire tugiye kwakira abandi bantu ariko aba bagabo bambwiye bati rero turabizi ni wowe utaha kure kuruta twese batubwo rero wari ujya kuri iyi gahunda kuko ni wowe ujya kure akaba ariyo mpamvu ngira ngo buri muntu wese aze kugenda muha iminota byibuze 2 hanyuma kandi abantu bayikoreshe neza ndagira ngo rero twakire itsinda y'abapastori hanyuma ubwo barakurikirana n'uhagarara abakristo mu buce bw'ikoni bwa Nyarusange ubwo kandi haraba hakurikiyeho n'uhagarara abakristo muri paruwasi ya Ntendezi reka dusabe abantu bazi muri ubu bucidikoni kubera muri ubu bucidikoni bwa Nyarusange turashima Imana kuri uyu munsi turi kumwe na cidikoni wacu tumusezeraho ajya mu kiruhuko cy'izabukuru yabaye intwari igihe kinini atuyoboye yagiye atugira inama kandi akatwungura ibitekerezo byubaka umuyobozi mwiza ashoje ikivi cye neza agiye tukimukeneye kubera ko igihe cy'imyaka cyari kigeze ariko tuzakomeza kubana nawe mu buzima bwa buri munsi tuzatumuhamagara mu bihe bitandukanye turi muri uyu murimo kandi nawe aracyari mu murimo nubwo agiye mu kigo cy'izabukuru azaba atakiboye paruwasi cyangwa ubucidikoni ariko azakomeza gukorera Imana mu bundi buryo kandi azabikora neza kugira ngo iminota tuyicunge neza nyakubahwa acidikoni turabashimira uburyo mwatugiriye inama kandi mukatuyobora neza ntabwo tuzabyibagirwa amonye muhagurutsa abana mbona hari abandi batabonetse ariko turabizi ko bari ahandi kandi kugira ngo bitari kuba byoroshye ariko turi kumwe n'uriya muryango madamu ndetse n'abana turagushimiye tubikuye ku mutima kuko watubereye umuyobozi mwiza muzakomeze mutugire inama muzakomeze mutubere abayobozi beza cyane ko n'ubundi mukiri mu gihe cyiza cyo gutanga inama ntabwo ndibuze kuvuga byinshi cyane ndi kumwe n'itsinda rya bagenzi banjye hari n'ababwiriza cyangwa se abayoboye amaparuwase dufite bicayemo hano imbere ubu nabo turafatanije muri uyu mwanya w'iri jambo turifuza yuko kuri uyu munsi wo gusezeranaho mujya mu kigo cy'izabukuru mwakwambikwa ikamba turifuza ko mwakwambikwa ikamba aba nasaba rero kugira ngo mutwemerere muhaguruke mwegere hano imbere noneho dusabe kanoni wacu uri kumwe natwe
baze badufashe mubyeyi wacu tukwifurije kwambikwa ikamba ndetse ugahabwa icyubahiro kigukwiriye muri uyu muryango, muri iyi mbaga ingana gutya. Igihe cyose tuzaba turi kumwe, tuzaba tukubona, tuzaba tuguha icyubahiro kuko uragikwiriye. Kanoni wacu nakwambike iri kamba baguteguriye. Bisabwe n'abakristo bose b'ubucidikoni bwa Nyarusange ndetse n'abapastori, ngiye gukora uyu murimo bampaye wo kwambika acidikoni mugenzi wanjye Sarateri ingofero yo kumurinda izuba n'imvura. Umukuru w'abakirisitu mu bucidikoni bwa Nyarusange, kandi tunategereje uwo muri paruwasi, kandi dushimira aba bapasitori bamaze gukora iki gikorwa cyiza. Murakoze cyane. Tero ry'Imana muraho. Neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Mu by'ukuri ndanezerewe kuko kuba uyu mubyeyi wacu Sarateri ashoje ikivi cye ni ibintu byankoze ku mutima cyane, ndetse nashimye Imana yatumye mboneka. Nagize emosiyo kuko burya gutandukana biragorana, ariko ikintu nshimye Imana ni uko nyakubahwa Pasiteri Acidikoni Sarateri agiye gitwaje. Imana ibahe umugisha. Hari sinsubiramo ubuhamya bawuvuze, ariko hari ikintu namubonyeho ntabura kuvuga. Twe twamwise munyamahoro, kandi rwose biramukwiye. Ni kenshi mu buyobozi habamo ibibazo by'intambara z'urudaca, ariko uburyo yabyitwaragamo n'umufasha yabivuze byatumye ngiye mubonamo itandukaniro n'abandi. Ahandi hari abibagirwa n'inshingano bafite bikaba intambara, ariko ibibazo byose mu murimo w'Imana abikemuza ubugwaneza no gutuza no kugisha inama, kandi akemera kugirwa inama. Imyaka 40 irenga ni ikintu gikomeye. Umuntu ari ku rugamba kandi akarusohokamo neza amahoro, agiye gitwari. Imana imuduhere umugisha. Nge rero nk'umukristo uhagarariye abandi bakristo muri ubu bucidikoni bwa Nyarusange, bantoranije kugira ngo mu by'ukuri Pasiteri Sarateri na madamu we n'umuryango we twashimye cyane, tubagezeho impano twabateguriye nk'abakristo. Baravuze bati umukozi w'Imana nk'uko yari asanzwe afite amata ntakabure ku ruhimbi. Bamutoraniriza inka nziza y'umukamo, inka y'icyubahiro ikwiye umukozi w'Imana nk'uyu. Baravuga bati wishyikirize umuryango we. Ntabwo inka ariyo nzanye hano kuko ntabwo twari kuyizana, inka za kijyambere murabizi ntabwo zibasha kugenda, ariko ikintu nazanye ni iherena ryayo. Harimo iherena ry'iyo nka, muzi kuri bariho inimero kugira ngo najya mu rwuri kuyireba ntayiyoberwe. Nyakubahwa Acidikoni mwakire mukabura amata. Utwaje shebuja inkongoro cyangwa impamba
nawe ashyiraho ake kakiregeshwa. Nge naraye ntekereje cyane ku buryo twabanye na Saratiyeri, ku buryo yakoze umurimo w'Imana muri paruwasi, naho twagiye tubana nawe mbona nta mwanya nza kubona, nari mbizi ko nta mwanya nabona uhagije, ariko amarangamutima yanjye n'umuryango wanjye turi kumwe na madamu twashyize mu ibaruwa. Muze gusoma ibaruwa mwumve ukuntu tubaye, azabakore n'irindi mu ijuru. Tubifurije umugisha w'Imana. Murakoze. Amen. Haleluya. Amen. 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 Natwe abubatse ingo za Gikristo mu rwego rw'ubudidikoni twifuje guha madamu wa didikoni impano kugira ngo nagera mu rugo nawe imunezeze. Dr. rero uhagarara abakirisitu muri paruwasi, mwiriwe. Natwe mu izina ry'abakirisitu ba paruwasi ya Ntendezi twanejejwe cyane no gushimira umushumba. Mu by'ukuri ngira ngo bavuze byinshi, bavuga n'ibigwi bya pasiteri bwakira bugacya, kuko ni umubyeyi utagira uko umuvuga cyangwa umunganya, kuko ibyo akora byo birarenze. Mu by'ukuri rero mu myaka ine amaze aha ngaha Intendezi twabanye neza, yakoze byiza byinshi bitandukanye, haba mu buryo bw'iyobokamana ndetse no mu mirimo itandukanye yo gufasha abatishoboye. Yakoze ibintu byinshi bitandukanye, sinabona uko mbirata, mwavuze byinshi bitandukanye kandi n'abandi baracyavuga n'ibindi, ariko ni rwo rwego abakirisitu bifuje kumushimira. Mu by'ukuri ubucidikoni bumuhaye inka, ariko kandi abakirisitu nabo ba paruwasi ya Ntendezi bifuje ko bamuha intama kugira ngo ijye igendana n'iyo nka. Ubwo rero rwose nyakubahwa mutwemerere iyi ntama muyakire. Turahamagara abakozi b'umushinga, abakozi ba TVET kugira ngo begere hafi. Murakoze cyane kumpa umwanya w'ijambo, kuko ijambo ry'ubwaryo ndarihorana. Najyaga kuvuga byinshi ariko byose babivuze, gusa mu ijambo rimwe yaba byadukundiraga, ariko hamwe no kubisaba Imana bizadukundira, dutore urugero yaduhaye. Vitisi rero nayo yifuje kumushyikiriza ubutumwa, aze kubusoma yitonze, ubundi Imana ibahumugisha. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yewe uhagaze aha mpagarariye umushinga rwa 0730 uterwa inkunga na Compassion Internationale, ukaba ukorera hano ku itorero eyari paruwasi ya Ntendezi. Natwe acidikoni tumaranye imyaka 4 atubereye umuyobozi hano ku itorero. Muri make ku by'abandi bavuze, natwe ntacyo twarenzaho. Turamushima, yatubereye umuyobozi mwiza, birenga ubuyobozi atubera umubyeyi. Iyi myaka 4 ishize, uretse kumusabira umugisha, twe nta kindi tubona twarenzaho. Tukaba tumwifuriza kujya mu kiruhuko kizabukura amahoro, Uwiteka Imana akomeza abane nawe. Icyo tumusabira ni ukugira ngo ubutwari n'uburyo yagaragaye akorera Imana, Imana izakomeze kubimurindiramo. Twifuza yuko ibi tuvuga hano by'urubwiza bwe n'urukundo rwe twazabimuherekezanya igihe azaba arangije urugendo rwe muri iyi si. Igihe gisigaye twizera ko ari cyo gito kugishize, ariko Uwiteka Imana twizeye ko azabimushoboza. Imana ikomeze imuhe umugisha,
gusa akomeza dusengere. Dukomeje umurimo wo gukorera umushinga, umugisha n'amahoro yaduhaga no gukora neza bizakomeze birange n'abandi bamusimbuye. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Natwe hari icyo ntari mvuze, bamuhaye inka ariko kuyongeraho izindi nibyo byiza kurusha rwose. Natwe rero twamuhaye inka, iri ni iherena ririho nimero. Turabona bamuhaye akabando ajya asindagira agera mu rwuri abashe kureba iyo nka, izarangwa n'iherena ririmo hano. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nkiri hano nasabaga umutware wanjye nawe yegera imbere. Ishimwe nk'uko babivuze, uyu ni umufasha wanjye, nitwa Remera Eugene. Mu kuri rwose yo ku kazi hari amahoro, iyo umukoresha yatanze amahoro tuyibonera mu rugo. Ni ukuvuga ngo niba ufite umudamu ukora, nakora ahantu akaba afite amahoro, afite umukoresha mwiza, nagera mu rugo ya mahoro azayazana. Nagira umukoresha mubi, ibibazo yahuriyemo byose azaza bigutura ku mutwe. Niko bijya bigenda. Ndashima Imana rero ko umukoresha wiwe yari akidikoni wacu mu buryo buri direct, ni umunyamahoro nk'uko babivuze. Mu kuri mu myaka yose mumaranye ntabwo uyu muntu yaje ari kurira. Nta nubwo uyu muntu yaje ababaye, yazaga ari kumbwira ati ni ukuri mfite amahoro, mfite umukoresha mwiza, umugisha inama akayimba ati ni n'umubyeyi, nta nubwo ari umukoresha gusa. Nyakubahwa Kidikoni rero, ushingiye kuri ibyo bimenyetso byose nahawe n'ubwo buhamya nahawe, twateguye iyi mpano kugira ngo tuyibashyikirize. Nimugera mu rugo muyifungure murebemo, mwumve ko ari impano ivuye ku mutima w'urukundo ndetse n'ubugwaneza mwatugaragaje. Imana ishimwe. Ndongera gushimira Pasiteri Saratiyeri. Ndamushimira cyane. Ninjira mu kazi 2012 yantoje akazi. Ndamushimiye cyane ko yamfashije akajya anyobora akangira inama. Imana imuhe umugisha. Imana ishimwe. Hari impano umuryango wateguye, umuryango we, abana reka tubasabe batambuke n'ubaze batange iyo mpano. Amena. Nanjye nitwa Ngendahimana Fabien, nkaba ndi umuyobozi wa Groupe Scolaire Nyarusange. Nk'uko mwabyumvishe, Akidikoni yari amaze imyaka 4 hano. Muri iyo myaka 4 rero yahitaga aho umuyobozi direct wanjye. Mu by'ukuri twabanye neza kuko mwakomeje kubyumva, uwo muyobozi mwiza utanga inama agahita aba n'umubyeyi. Ni umuyobozi w'umunyamahoro. Hanyuma abandi bafite izindi mpano nkaba nanjye nabo bahita baza. Bifuje ko atagenda tutamuhaye, ntamuhaye kado, nawe naza kujya mu rugo ari buze kuyifungura. Murakoze. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu bashobora gufatanya kuzamura amaboko Imana icyubahiro twese. Haleluya. Hari ikibazo cyanjemo mu mutima
natekereje ibintu byinshi ariko ndashaka kukibaza kuko ntawe uza kukinsubiza kandi icyo kibazo nticyenda kuba ariko turagerageza kukigeza uyu munsi bibaye bishobotse ko abana bawe ibintu byose bisubira inyuma ukongera ukaba umuseribateri ukongera ugashakana n'uwo mwashakanye ariko noneho bagahereza amahirwe abana wari warabyaye kugira ngo bahitemo niba bakwemera kongera kuvukira muri uwo muryango cyangwa niba batavukira malheureusement hano nabonye hari ababyeyi benshi abana batekereza niba bahitamo kongera gusubira muri za famiye cyangwa kubera ko babonye izindi famiye zitandukanye bashobora guhitamo izo noneho bashaka bakakubwira ati hitamo famiye ushaka urasubira hariya uvuka uba umwana wa ruriya rugo cyangwa wahitamo undi mupapa wakunejeje cyane ku ishuri mwahitamo iki kubera ko nakibajije kandi nta expectinga ko hari ukinsubiza ndagisubiza ndababwiza ukuri ko nahitamo kongera kuvukira hano nubwo gisubije vuba ntekereza ko ari ikibazo kigoye cyane uru rugendo rwose bakoze hari urwo bakoze tutarabaho twebwe cyangwa tutaragira ubwenge ariko hari rurerure twabanyemo nabo turabazi twabonye byinshi twabanye muri ibyo bihe byose twimuka tuva hamwe tujya ahandi mu bihe byiza mu bihe bibi byose twabayemo ariko turashima Imana ko ari ababyeyi Imana yaduhaye kandi turashima Imana ko twavukiye muri uyu muryango iki ni kimwe numvisha hari abatangaye hari n'abandi benshi bagiye bambwira bake bamaze kumenya nyine ko ndi hano ko nari nashatse kubakorera iyo surprise niko dushobora kuva iyo iriya navuye aho ntuye kugera hano ni kure bisaba ibintu byinshi ariko ikiguzi natanze ntabwo kingana n'icyo Imana yaduhaye turashima Imana rero ko Imana yaduhaye umuryango mwiza Imana ishimwe amen nari nateguye ibintu nshaka kuvuga ariko deje iyo bamaze kuvanga umwanya ni ikibazo bihita biba ikibazo kandi ndabona hari umurongo w'abandi benshi bashaka kuvuga ariko munyemerere mfatemo bike wenda binza mu mutwe ndeke gusoma ibyo nateguye ndabanza nshimire mwebwe itorero mwabanye na muzehe kugeza kuri uyu mwanya tukaba turimo gushima Imana abonye pension ariko imirimo ye aracyakomeza gukorera Imana kandi ndabashimira cyane ko mwatekereje gutegura kino kintu mu by'ukuri byagikoze ku mutima cyane Imana ibamugisha ikindi wenda mbe direct ndashimira ababyeyi bose barafatanyije yego muzehe yagiye azamuka iyo misozi ariko kuko babivuze mukecuru babaga bari kumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko mu by'ukuri twabonye ko Imana yamuhamagaye hari ubutumwa bwatambutse buriya umuntu utarahamagawe abantu bari mu murimo w'Imana bari mu matorero urabizi ko hari abantu bayashinga bafite izindi expectation bazi ngo bagiye kuba bakire bagiye kubona ibintu byabananira bakabivamo hano wenda bijya bigora cyane kubimenya ariko iriya dutuye hari igihe umuntu akubwira ngo arashaka kugurisha itorero rye akakubwira igiciro ushoboye kugeza ayo mafaranga akaza akarigura kubera ko ngo yasanze atari ibintu bye ariko ikigaragaza ko Imana yabahamagaye muri ubwo buzima bwose babayemo bari bafitemo amahitamo menshi nabo bashoboraga gukora ibindi Bibiliya iravuga ngo yaba iyo bashaka gusubira iyo bavuye baba baragiye ariko barukunze cyangwa bakoze ikirushaho kuba cyiza Imana yabahamagariye ndashimira ababyeyi ko bemereye Imana bakumvira Imana bagahagarara mu bihe bikomeye mu bihe bigoye no mu bihe byiza ariko bakumvira Imana kugeza kuri iyi ntambwe ntibate rwa rugamba nk'uko mwatwigishije ngo babivemo bagende ariko bagahagarara muri ibi bihe mu ntambara zikomeye cyane mu bintu bibabaje byinshi mu bukene bwinshi mu buzima bugoye turashima Imana ko bemereye Imana bumviye Imana bakemera uwo muhamagaro ikindi turanashimira iyo Mana yabahaye izo mbaraga igasohoza isezerano ryayo ivuga ngo nari umusore none ndashaje sindabona uwakiranutse sindabona uwemereye Imana imureka mu by'ukuri urebye ubuzima twabayemo ubushobozi bwavagamo bufatika
n'uburyo ibitangaza bababwiye byakoretse, kwiga n'ubundi buzima bwose kugeza aho tugeze uyu munsi, ntabwo ushobora kubishyira ku munzani ngo bikunde, ntabwo byahura. Amen. Bashobora gusanga n'umushahara bahembwa no kugaburira umuryango wenda bidakunda, ariko tukiga, ariko tukabaho kandi tudakobojwe n'isoni. Turashima Imana rero ko Imana yasohoje ikivuga mu ijambo ryayo, kugira ngo bimenyekane ko Imana itavuga gusa, ahubwo isohoza icyo yavuze ko umukozi wayo Imana ibana nawe ikagendana nawe kandi nta cyiza abasha gukena. Twateguye impano ntoya kurusha ibyo twakagombye kubaha, ariko n'ubundi turahari, ariko turabizeza ko impano ikomeye, umugisha ukomeye Imana yaduhaye nuko yaduhaye Kristo, yaduhaye kwimenya. Aba ni ababyeyi bacu, ni igitangaza kubona twebwe nk'ababanye nabo umunsi ku munsi, nyuma yo kuva hano kuri altari tubana nabo mu rugo. Hari abantu benshi bahagarara hano kuri podium bakavuga ijambo ry'Imana, bakabwiriza, bakitakuma, ariko bikaba biteye isoni ko ibyo bavuze hano babivuga mu rugo, kuko bafite ubundi buzima abantu babaziho. So byashobora kudutera isoni yaba hari ukundi kuntu tubazi, ariko mu by'ukuri dutewe ishema no guhagarara dushima Imana ko yaduhaye ababyeyi batuma natwe tugira ishema, badateye isoni kuvuga abandi ko abari ababyeyi banyu. Rero Imana ishimwe ko yabaduhaye ababyeyi bazima, ababyeyi b'abakristo, ababyeyi buzuye umwuka w'Imana, bakoreye Imana uko bashoboye. Imana ibahe umugisha, kandi reka dutange impano twari twabateguriye. Barakoze cyane umuryango wa Venerable Salatiel ku ijambo bamaze kuvuga n'impano bamaze kumushyikiriza. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Reka natwe dushime Imana yadufashe tukaba tugeze muri uyu muhango wa muzehe. Byari bigiye kugorana kugira ngo tuboneke bitewe n'uko ari umunsi wo hagati mu mirimo, ariko Imana ishimwe ko yadufashe natwe tukaba twabaye. Ikindi rero turashimira muzehe, turashima Imana yamufashije. Ni urugendo rurerure, yabivuze cyane ibyo yagiye akora, akaba ageze kuri uyu munsi aho agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Imana ishimwe. Ndakeka ko ntagiye mu kiruhuko cyo kudakora umurimo w'Imana, wenda no kugira gusa ngo atazabazwa amaraporo bitewe n'imyaka agezemo n'ibindi, ariko umurimo ndakeka ko uzakomeza gukorana kandi Imana ikamufasha. Rero natwe nk'umuryango wacu n'abana batabonetse twifuje kwifungira kare. Murakoze cyane, abandi nabo begere hafi bagifatira ifoto. Sinabura kuvugaho, ndashima Imana ko yadushoboye tukaba twageze hano twese. Imana ishimwe. Ntabwo byinshi bivuga cyane, umusaza wanjye yabivuze, ariko hari abo mpagarariye abana batabashije kuboneka, bavuze ko mwarakoze cyane. Barashima Imana ni ntoya ku buryo mwakoze, Imana izabafasha. Imana ishimwe. Munyemerere sintwara umwanya, nongere nanejejwe no kubona umuryango wacu mugari. Ntabwo nari mbizi rwose ko tubona abantu bangana gutya kubera ahantu batuye. Kuba Imana yabafashe mukaza, mu by'ukuri byamaze ku mutima cyane. N'abashumba bacu twabanye muri Rusizi, nabonye Pastor wa Restoration, nabonye Pastor Muyoboke, nabonye abantu benshi bitabiriye bino bintu. Imana yacu ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Ya minota noneho ibiri yivanye rwose, nako navuze ibiri ubwo hasigaye. Murakoze. Natwe nk'abapasiteri bakora umurimo mu murenge wa Rubuga, twifuje kuza kwizihiza ibirori by'umubyeyi wacu. By'umwihariko nk'uko babivuze, twabanye muri Methodiste, n'ubu ngeze muri uyu murenge wa Rubuga, turongera turabana kandi inama zanyu zatugiriye umumaro. Abapasiteri rero ndetse n'abavugabutumwa bantumye ngo mugire ikiruhuko cy'izabukuru nziza, kandi n'ubundi mugahweme kutugira inama, mwakiriye impano. Kuko abantu bose batari kujya mu kunde, ntabwo dutinda kugira ngo ugende umuryango wanjye. Twifuje nyakubahwa Kidikoni ko dutaha
abakidikoni kugira ngo hari abakidikoni batabasha kuboneka Azariya na Efurayimu ariko twese undi mukidikoni uwe wa twese namwe kwena yari bundi umusaza. Haleluya. Amen. Natwe rero nk'umuryango ushingiranye n'uyu mugabo na pasiteri twifuje gushima Imana kubw'uyu munsi kuko ibintu byose dukora tubikora mu gihe. Rero kuba Imana yaramufashije mu gihe cye yamuhaye akabikoreramo neza agasohoza inshingano ziwe neza akaba asohoye kuri uno munsi turashimira Imana nawe tukaba tumushimira kuko izo nshingano Imana yamuhaye yazikoze neza akaba ageze kuri uyu munsi amahoro. Rero tugezeho natwe envelope araza kuyirebamo murakoze cyane. Ndabona madazi nayo yaje, ndabona ugeze hafi. Murakoze natwe ukuntu tubona turi abadamu b'abapasiteri bakorera mu bucidikoni bwa Cyangugu. Ntabwo ari ugutungana ahubwo bamwe bagenzi bacu bamwe babujijwe n'imirimo kubera uyu munsi ari umunsi w'umubyizi. Twakagombye kuba hamwe na perezidante wacu wa madazi ni madamu wa Musenyeri nawe ntabwo yabashije kuboneka kubera ararwaye. Ubwo rero duhagaze mu mwanya wabo. Mama Nema twakoranye umurimo w'Imana igihe kirekire batugiraga inama nyinshi ubuhamya bwinshi bwo kudukomeza kugira ngo twe kujya ducika intege mu murimo. None bibaye ngombwa yuko bajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Turashima Imana cyane ko bashoje amahoro. Ubwo rero muri urwo rwego twabageneye impano bazajya bareba bakibuka ibihe byiza twagiranye. Murakoze. Imana ibahe. Mbere y'uko mvuga reka nshimire itorero rya Anglikani kuba ryarabanye na Pasiteri Sarateri muri iyi minsi yose. Igihe bafashe Sarateri cyangwa igihe Sarateri yagiye muri Anglikani hari habaye ibibazo yakoreraga, ariko kuzukuri iki ni cyo kintu kinini cyakaranze amatorero. Ifite ibibazo kubera kuko amatorero uko yitwa nuko yakagombye gukora atari ko akora. Ariko iki Anglikani yakoze ni icyerekana itorero iryo ari ryo, umuntu w'Imana n'umukozi w'Imana. Ndibuka namenye Sarateri muri 19 Musanze Ngoma bari ku ishuri rya teoloji. Icyo gihe njye nari pasiteri, nari mvuye muri konje iyo nakoreraga kure no mu rugo, nari ntaje nk'uko yabivuze. Nibwo namubonye bwa mbere musanga i Kigali kubera impinduka zagiye ziba muri aka karere. Nza kumusanga no kuri Methodiste turakorana. Hanyuma nani mvuye muri Methodiste nje hano muri restoration, nawe araza bamutuma hano. Turabana twabanye muri mbuza amatorero, ndetse niwe watuyoboye ngira ngo mu cyiciro cya kabiri havuyeho pasiteri wa EPR, nyuma za kujyaho nanje nyuma nza kujyaho. EPR yaje nyuma, niwe wabanje muri 1999 dutangira forum. Hanyuma soje manda yiwe hajyaho pasiteri wo kuri EPR,
hagiye hajaho n'undi ndagira ngo nibutse neza pasiteri wo kuri AEBR avuyeho nanjye njyaho, nanjye navuyeho ejo bundi konje natangiye 2006 navuyeho ejo bundi 2020 nje wafashe igihe kirekire. Ndibuka amaze kugira ibibazo muri Methodiste yagiye kuja muri Anglikani, cyo gihe hari musenyeri rw'Ubusisi yarampamagaye arambaza Salatiel wari we nubwo ntabimubwiye, ariko kuzukuri ntabwo nari mfite ikimwaro cyo gutangira Salatiel ubuhamya, nubwo tutakoranye muri Kongo mu itorero rimwe, ariko iminsi mike twabanye muri Methodiste n'iminsi nari maze kumubona hani Kamembe, nabonye ari umuntu w'Imana. Natanze ubuhamya bwiza kandi tuvugana na musenyeri mwizeza yuko Salatiel ari umuntu muzima, n'umugabo ukora neza, n'umuntu w'amahoro. Ndanashima kariya kazina Mukristo uhagarariye abandi bakristo ba hano yamwise munyamahoro. Byukuri ubuzima bwa Salatiel no mu bisanzwe bwacu no mu bundi agira amahoro. No mu bapasteri iminsi twabanye muri forum agira amahoro. No kugeza n'uyu munsi ni ikintu twese tumuziho mu bintu bimuranga bya mbere, no mu muco no mu mikorere yiwe arangwa n'amahoro. Turabimushimira kuko arinzagera muri iyi minsi y'ubusaza kibufite. Ni kumwe n'abapasteri dutandukanye, nje mva muri Restoration, uyava muri Zion, uyava muri Anglikani yo muri Kongo, uyava mu Badezami, n'uyu avuye muri Goshen, kandi bose niko bahagarariye amatorero hano. Nubwo tutashoboye kubona n'abandi bose, ariko twebwe twabonetse twaje duhagarariye abandi bapasteri bakorera mu karere ka Rusizi na Nyamasheke, tumushimira mu buryo yakoze murimo w'Imana, mu buryo yabanye n'abandi bashumba, ubusabane n'imikoranire turabimushimira. Ndetse nk'uko yanabivuze mu muryango muto w'abantu bavuye i Kongo twamushimira kuko n'ubundi n'umuyobozi wacu ureba ikibazo cy'abapastori. Iyo tugize ikibazo cy'abapastori mu muryango wacu niwe muyobozi wacu, turamushimira uko abyitwaramo n'uko akora. Kandi nubwo hano bivuga kuko yasoje, ariko ijambo ry'Imana tusoma muri Zaburi riravuga ngo bazagira amakakama kugeza no mu gusaza. Ntabwo Salatiel ashaje, kuzukuri ni imyaka ni ku itorero rya Anglikani rimeze, ariko Salatiel arakomeye, aracakorera Imana. Noneho ubwo arasa n'utaboshywe na Anglikani kandi n'amategeko y'itorero, azasura abantu, azavuga ivugabutumwa, azakorera hose, kandi turamwakiriye kuzukuri yumve kuko abobotse, kandi turamushimira ubwitange nuko yakoze umurimo. Iyi ni impano ntoya twabonye nk'abashumba bahagarariye abandi, nabo bayikoreho twese tumushimira, kandi ntiyabone kuko agiye mu kiruhuko, ariko abone kuko abohotse gukorera abantu. Ubahobere, ubegere ubahobere, ubahobere. Ubahobere, mubahe Imana, Imana ishimwe. Mu gihe rero bagifata iyi foto, turakira umuyobozi uhagarara inzego z'ibanze kugira ngo yegere hano imbere nawe atubwire iri ku mutima we. Nshimiye ku bw'ababyeyi banjye. Pasiteri yambereye umubyeyi, naje mu iri toro ry'umupfakazi, ariko yarambuye ati umupfakazi, Imana ibyo nishimiye. Yasanze ndi mu nzu iva, ijoro ryarageraga nkafata ikabuci ngatwikira abana, ariko amvugira ubuvugizi no muri leta. Nshimiye ko nsigaye mu nzu, imvura iragwa nkaryamisha abana bagasinzira. Imana yo kwishimira ko nshimye Imana kubw'ubwitange wakoze. Nshimiye Imana kubwa mituweli. Uhagarariye inzego z'ibanze ntawe uhari, turakira uhagarariye aba PF. Nshimiye Imana ko barajyaga baza kumfatira mituweli, ariko tugira inama yo kujya mu matsinda nk'abanyetorero. Iyi saha wadusigiye umurage mwiza, nta muyobozi ukidufatira mituweli. Nshimiye Imana ku bwitange mwitanze mufatanyije n'umushinga wa Compassion.
twabonaga bo mu cya gatatu nta vugiro dufite ariko mukora ubuvugizi muratuvugira ubu abana bacu natwe bariga neza Imana yo mu ijuru ibe ko nishimye urakoze cyane urakoze cyane Imana iguhe umugisha byambonyemo ampa umurimo wo guhinga abana banjye bararya baragahanga abana banjye gusuka bawe nta nzara yabishe ugende mu zabukuru Imana ishimwe Imana ishimwe bitewe n'uko iminota ari mikeya reka nanjye mvuge ibintu bikeya nitwa Imana Fiacre nkaba maze imyaka igera kuri 4 nkorana na Salatiel ahangaha mu mushinga utewe umwana Compassion. Ndashimira Imana cyane ku myaka Salatiel yavuze amaze akorera Imana imyaka 40 n'ingahe ni imyaka myinshi kuko arabo binanira bamaze nk'igihe gitoya bakavamo nabi bakagwa mu nzira ariko kuba ageze igihe cyo gusoza iki kivi bari baramuhaye muri uwo murimo w'Imana kandi akagenda neza akorerwa ibirori nk'ibi ngibi Imana imuhe umugisha warakoze wabaye umugabo w'intwari bigeze bari kumutuzaho kareka icyo ahagaritse no kubazwa raporo za paruwase no kubazwa raporo z'ubucidikoni ariko umurimo w'Imana wo umuntu arakomeza kugeza apfuye ubu rero turacyari kumwe mu murimo w'Imana tuzakomeza gufatanya Salatiel mu gihe gitoya cyangwa se muri iyo myaka 4 twari tumaranye yari umugabo w'umujyanama uze gutanga inama mu bapasitori tubaga turi kumwe nabo bafite imishinga itewe na Compassion Salatiel akenshi bamutoraga nko bahagarariye akaba umujyanama mwiza Imana imuhe umugisha nyuma Salatiel ni umugabo w'inyangamugayo akenshi mu mishinga itewe inkunga na Compassion ari usanga dufitanye ibibazo n'abapasitoro ku bijyanye n'amafaranga y'abana ugasanga ni intambara ni ibibazo gusa ariko mu myaka 4 Salatiel amaze ahangaha yabaye inyangamugayo arinze agenda nta mugayo tumubonaho mu bijyanye n'amafaranga y'abana ahangaha muri paruwasi ya Ntendezi rwose icyo kintu turakimushimira cyane kuko ibyo twakoraga byose twabikoraga ubona ko ari umugabo w'umukristo umushumba mwiza udasonzera kurya iby'abakene cyangwa se ngo wumve ashishikajwe n'uko ari we byagirira umumaro yarebaga ibyo agomba kureba kandi akabireba neza rwose mu myaka 4 amaze ahangaha icyo ndakimushimira imbere y'itorero nk'iri ngiri yarakoze cyane nyuma rero ikindi kintu Salatiel namubonyeho cyane ni umugabo udahutiraho Salatiel ni umugabo udahutiraho ibintu bye byose agenda gakeya akabanza agashishoza akareba neza niba ari cyo mugomba kujyaho inama kongera akagaruka mukongera mukajyaho inama kugeza mugeze ku mwanzuro mwiza kandi ushimishije ntawe ahutaje ntawe abangamiye kandi byose bigakorwa neza ibyo Salatiel yakoze ni byinshi kandi ibyo umuntu avuga ni byinshi ariko kubera ko ari umwanya mutoya Imana imuhe umugisha kandi izakomeza kugushyigikira warakoze cyane kandi uzakomeza ubwo bunyangamugayo no gutwara bwakuranze iminsi yose Imana imuhe umugisha arakoze cyane uhagarariye ba PF ijambo amaze kutugezaho Imana imuhe umugisha ndagira ngo rero twakire waje ahagarariye ubuyobozi bwite bwa diyoseze yari Cyangugu hanyuma yegera hano imbere nawe atugezaho ijambo ry'uyu munsi Haleluya Yesu ashimwe Imana muri uyu mwanya itorero Anglikani diyoseze ya Cyangugu itewe ishema itewe ubwuzu bwo kugira acidikoni munyamahoro Salatiel Imana imuhe umugisha cyane mu izina ry'umwepiskopi Bishop Karemera Francis n'abo bakorana umunsi ku munsi
uyu munsi barashimira byimazeyo Archidikoni Bihananza Salatieri n'umuryango we kubw'umurimo w'Imana yakoze mu itorero akabikorana umurava, akabikorana ubwitonzi, akabikorana ubunyangamugayo. Abahanga bavuga ko gufata ikiruhuko cyangwa kujya mu kiruhuko hari uguhindura ibyo wakoraga cyangwa se uburyo wabikoraga. Niyo mpamvu uzasanga umuntu avuga ngo bamuhaye ikonje bari mu karuhuko ariko ugasanga ari mu yindi mirimo itandukanye. Ubwo rero twizeye tudashidikanya ko ahubwo yinjiye mu bundi buzima akeneweho cyane kurenza uko yari akenewe. Yanumva leta ivuga ngo igira inama ngishwanama, ushobora kuzaba ari uhagarariye inama ngishwanama, ari nkanjye itora niko nayikora, ariko hari abazagutora kugira ngo tujye tukugisha inama umunsi ku munsi, kandi birakwiye umugishwanama. Imana iguhe umugisha cyane. Ntabwo turi buvuge byinshi, abandi bagiye bava hano bitakuma bavuga ibyiza yakoze, ntabwo ibyo tubisubiraho, ahubwo mu rwego rw'itorero diyoseze ya Cyangugu muri guhindura ubuzima bwo kubazwa amaraporo nk'uko babivuze, itorero ryatekereje ko utazigera ubura amata. Amen. Utazigera ubura amata. Niyo mpamvu nagira ngo nsabe intumwa y'umwepiskopi, uwo umwepiskopi asanzwe atuma buri munsi kugira ngo aze noneho ahamagare Archidikoni umushyikirize ibyangombwa biranga inka itorero ryabyemeye. Kandi nubishaka, kubera ko ubundi iyo tuvuze diyoseze kumva amaparuwasi, kumva ubucidiko, ubundi inka iba yaturutse muri aba bacidiko. Nushaka ubahamagare baze mufatanye gutanga inka yageneye. Erega dufite n'umugisha wo kugira uhagarariye abakristo muri diyoseze, ugahagarariye n'abakristo. Reka turebe n'umupasitori uhagarariye abapasitoro muri ubu bucidikoni. Daniel arihe? ashobora kuba agiye mu yindi mirimo, ariko ni umupasitori yamusimbuka. Claude nawe yaje. Reka rero mumanemare wakwakira inka ko ari wowe uzayikukira. Ndabona wambaye mazazi na bereta naze nawe kwambarira kuri ruhambi. Reka rero bose twongere tubabwire ko Bishop atabashiye kuboneka, yashaka kuza ariko yagize ibyago, yakushe nyirasenge yagiye kumushyingura. Yakugombye kuba ari aha ngaha, umudamu yakugombye kuba ari aha ngaha, nawe ari mu kiriyo cy'umusenyeri mukuru wa diyoseze w'u Rwanda rwose, Archbishop w'u Rwanda. Ibyo rero ibyo bibazo byatumye kandi ugire n'ijambo ry'Imana. Bakoze cyane. Yesu ashimwe. Ndategera. Arakoze Archidikoni. Ubundi turi hano mu birori by'ubucidikoni. Ntekereza ko Archidikoni arabizi neza ko tutari twamuha n'urwandiko rugusezeraho burundu. Siko bimeze? Ubwo rero uzi ko unakorana na stafu mu buryo buhoraho kuri diyoseze. Ubwo rero niba tuzatumira natwe
mukaza mu birori byacu simbizi, ariko abasitafu nabo buriya abagenda bafite uko bazabigenza simbizi, bazabyivugira. Mu rwego rw'umuryango wanjye rero, impano ikomeye iruta izindi twakugeneye, iruta izindi, mu byumva iruta izindi, ni uko tuzagerageza kukwigiraho mu guca bugufi mu murimo ukora yose. Urabizi turakorana kandi tuzagerageza kubikora. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha, urakoze cyane. Ndabona hari umuvandimwe wacu nawe uri hano ushaka kugira icyo avuga. Urakoze cyane. Ndagira ngo urwego bari basimbutse rw'umuryango rwa famiye, kugira ngo basabe muhaguruke mwese abantu bagize famiye umuryango, muze Patrick n'abana, muze mwese n'ababyeyi twabanye Kigali, muhagarare hano mwese kugira ngo tujye kuvuga ijambo ryacu. Kandi ndashima cyane abayobozi baduhaye umwanya wa nyuma, kubera ko tugiye kuvuga, iyo ibyo tugiye kuvuga iyo tubivuga mbere ntibyari kuba bifite agaciro cyane, ariko tugiye kuvuga kubera ko tugiye kongera ibyo mwavuze, kubera ko twe tubizi cyane kuruta mwebwe mwabivuze mwese. Reka rero mbanze pereze muze kwihangana. Ngewe naje nijoro, navuye I Kigali nijoro, nageze hano hafi saa 9 z'ijoro. Murumva ko harimo uburemere bunini, kandi abenshi ahangaha barataye I Kigali. Muze kutwihanganira rero, umwanya muto turi bujye tubikore. Umuyobozi twihanganire gato. Reka nsabe rero pastor abanze ijambo. Reka muze abanze hano, hanyuma kurikizeho na pastori. Yesu ashimwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo ushime mwami wanje, we umenyera ubuzima ukampa ibyawe ku bw'ubuntu bwawe. Amen. Turashima Imana bamenye yahaye ubuzima umuvandimwe mon petit frère Salatiel. Mwavuze ibintu byinshi ariko ntimuzi Salatiel uko yakoze. Hari byo ngiye kumubwira amateka yandi ya mbere yiwe kandi bikomeye. Mon petit frère uyu nguyu ni umukikacumu. Muri mu 1966 abamayi aribo banzi twagiraga iriya cyane, baraje yari mu kiraro n'abandi barabafata. Abo bandi bari bakuru, iwe yari akiri mutoya, barabajana ego baracika, bariruka baramusiga, iwe baramujana. Aragenda jana na bamayi n'umutungo wacu, bamujaniye iyo babaga. Agezeyo mwakwibaza bari bamujanye, nibaze nk'ijoro ryiwe rya mbere ari iyo ngiyo ari kumwe n'abanzi, ibyo yaza yibaza. Nta babyeyi bari bakiri kumwe, nta wundi muntu bari kumwe, nta nshuti bari bakiri kumwe, yari wenyine aho ngaho.
mwibaze uwo mwanya yari arimo wari umwanya ugoye. Ntekereza ibyo natekereze ijambo Danieli bamushyira mu rwobo rw'intare, ijoro rimwe yagiyeyo arara mu ntare, uyu nawe yaragiye arara mu banzi, Samuel yaraye mu ijoro, Daniel yaraye mu ijoro rimwe, iwe yagize umwaka wose ari kumwe n'abo banzi. Mwibaze ukuntu yabayeho n'abo banzi bari bari kumwe, uko yabayeho. Ariko navuze ngo iryo joro, iyo minsi yari ahari aho ngaho, hari uwundi bari bari kumwe. Amen. Bari bari kumwe n'uwundi, bari kumwe n'Imana. Imana yo niyo yamurebaga, ibyo yari arimo byose, ibyo yacagamo byose, iyo yari ihari. Hari ibyo yayimuteganyiriza, ari byo mwakomeje muvuga umwanya wose. Yari yayimuteganyiriza kuzoza gukora umurimo w'Imana, yari yayimuteganyiriza imirimo yindi yo muri famiye. Mwayivuze intambara zose mwavuze, yaje kurwana mu matorero, izo yarwanye mu mafamiye, ibyo yakoze byiza yakoze mu mafamiye, ibyiza yakoze mu matorero. Mumenye ko yavuye aho ngaho, kandi ko ari Imana yahamukuye. Turayishimiye cyane, ni mumpera amashi iyo Imana yamukuye aho ngaho. Turangiza nkomeza, reka tubashimire mwese itorero, mwe mwashoboye gukorana nawe, mwakoranye n'umuntu umunyantege n'iki, hari ibyo yashoboye kubakorera bitari byiza, ariko nizeye ko yabakoreye byiza, yuko amashimwe mwavuze aha ngaha n'imirimo yiwe n'ingamba zose yarwanye, intambara yarwanye, ndumva yarabakoreye neza. Ni muhe umugisha. Turamushimiye ko dushoboye kumva ubuhamya bwiwe, ko yakoze neza, ko n'imirimo yose yakoze ari myiza. Turagushimiye. Ndashimira nanjye umudamu wiwe, yari inyuma yiwe muri ibyo byose, ibyo yakoraga byose yari inyuma yiwe kugira ngo abigereho. Mwabivuze byose, ntabwo ari byiza kubisubiramo byose. Turamushimiye. Ikindi ndashimira n'inshuti zose, mwebwe mwashoboye kuza muri hano, mukaza kwifatikanya natwe muri ibi birori. Turabashimiye. Imana ibamugisha. Turangiza natwe hari icyo dufite ka umuryango mugufi wa papa, natwe tumuhaye inka. Turagushimiye cyane, Imana ikomeze iguhe umugisha, ko bizabane nawe iyo byose ukiriho. Turakoze. Haleluya. Turashima Imana niyo ikwiriye gushimwa mu bikorwa byose biriho, no gushima Imana. Nguko umuvandimwe we wabivuze, uyu ni mukuru we, nanjye ndi se wabo. Twavuye Kigali tuzanywe no kuza gushima Imana, kuko yabanye na Saratiyeri muri uyu murimo. Imana izitegura ibintu kera mu gihe abantu batabizi. Uzitegereza nyine umwaka yamaze, tuvuga yuko yapfuye, yanyazwe hamwe n'inka,
twari tuzi kuko azaga, twari twarahebye turuzi kuko yapfuye, ariko Imana yo yari igifite ubutunzi ibona muri we utagomba gupfusa. Imana iramugarura rero, iyo yakoze iyo mirimo niyo yamubeshejeho kugeza n'uyu munsi. Rero dushimye Imana cyane, dushimiye iri torero ryateguye uyu munsi, babonye yuko bagomba guhamagara abantu bakaza bakamushimira iyo mirimo. Mwagize neza, natwe twaje kubera mwebwe mwateguye uyu munsi. Iyo mutawutegura ntabwo tuba twaje. Turabashimiye rero abayobozi, turashimira itorero ryose muri rusange, abakristu, abakora imirimo bose, abagize iki gitekerezo cyo gukora uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Navuga nti ko mutubona duhagaze aha, uyu munsi wanyu wabaye mu bihe abantu bafite imirimo barimo bakora. Ubundi bazaga bakora ibirori nk'ibi ngibi bakabikora, ariko kuwa gatandatu abantu bakaba bafite umwanya, ariko mwebwe mwabigize kuwa kane, bituma abantu batabona umwanya boza. Natwe abaje twaziye yuko nta murimo dufite, twabaye kawe. Natwe nuko nta murimo twari dufite, twabaye kawe. Wari ufite umurimo rero n'uyu yaje mu gihe kidakwiriye cya nijoro, yaraye hano ku musozi, ariko Imana nawe yamufashije. Imana ishimwe cyane. Rero bavandimwe, ndakiruta iki ngiki niko Yohana yavuze hano mu rwandiko rwiwe rwa 3 ibice 3. Aravuga ngo narishimye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Nta cyantera umunezero kuruta uwo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Imana ishimwe cyane. Tunejejwe nuko aba bantu bose baguhamije, tunejejwe nuko abo mwakoranye umurimo. Mu by'ukuri hari abantu baza bakora umurimo bakawukora ukaza cyane iyi amafaranga muri za Compassion. Nanjye natangiye umurimo ino mu Rwanda 9 nabaye mu matorero menshi arimo za Compassion, ugasanga abantu barazigwizaho, niba ari umuyobozi akaba ari burya byinshi kurusha iby'abana babigenewe. Ariko kuba bavuze bakavuga imirimo yawe, bakavuga gukora kwawe, bagaturuka hirya no hino bakagushima, Imana iguhumurisha. Nta kizatuma utabaho. Njye sinari nzi yuko umukozi w'itorero azajya muri pansiyo. Nakijijwe kera. Iri torero ryo mu Rwanda rya Pentecote twari tukibana hamwe n'abarundi, twari tukibana hamwe n'abanyarwanda bino. Icyo gihe twitwaga Mission Libre Cédoise, ariko igihe cyarageze turatandukana. Abantu baba baseperwa, abandi baba basepebu, natwe tuba basepeze muri Kongo. Hanyuma rero nanjye ngezino ibyo sinari mbizi, kuko iyo navuye ntabwo muri sepeza iriya muri Kongo bazabaje mu kiruhuko kizabukuru. Aratura akashyiraho abandi bagafata wa mwanya yashaje, agasigara ari umujyanama yicaye kuri ya ntebe yiwe Imana yamuhaye. N'ahandi hose uko niko bimeze. Tugeze ino rero ngo twasanze nabyo naje kubimenya nyuma yuko bazabaje mu kiruhuko kizabukuru. Ariko nabonye impinduka y'imirimo ihayiba, kabona abapastori bariko baravaho kandi bakavaho nabi, kabona nabo ubwabo bariko baragambanirana, kabona bariko baraburana. Jewe ngo buce mpamagara representa wari utuyoboye, natangiriye ku mukuru w'akarere, ndamubwira ati si ibintu wayimbwira ni wewe wabitegetse atoya, ninde ngo ni hejuru muri ADP. Nanjye urabimbwiye ngo nze kubibwira abakristitu, nanjye ntazi iyo byavuye. Ati nabwo ati njyewe ubu buyobozi rero mbonye ndakibushoboye, mumbabarire mbahereza uwundi nicare mbo umukristitu. Ubuyobozi bwasanze ndi umukristitu, n'ubundi ndashaka kuba umukristitu. Nari mu bibazo, kandi kaze nari mfite, nari nashaje,
ariko ndabisaba barabinemerera ndabyandika mbahereza ubundi nicara mvuga ngo ni jewe wishaje njyenyine ko nagiye kumara umwaka iki kintu cyo kuvuga ngo baje mu kiruhuko cy'izabukuru kiraza rero jewe naranahakanye ngo ntibakazavuga ngo nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru barambaza ngo se ngo tuzoza tuvuga gute muzaze munita utegereje ikamba ry'imirimo nakoze n'ibyo nakoze byo n'ubu ngubu icyo kiruhuko ndacyo ndimo ndagenda amanywa nijoro njya kuvuga ijambo ry'Imana rero ndagushimiye cyane umuryango rero wadutumye twebwe tudafite nyina ako kazi umuryango waricaye uravuga ngo ubwo ugiye kuruhuka nta gihe wakwicara gutyo tutagushimiye ndashimwe tuguhaye kandi ishimwe ry'umuryango baratumye ngo tuzaguhereze iyo rero umuryango uzayikuzanira uze kuyigushyikiriza ariko mu mwanya tukiri hano reka mbu wacu nawe bihuguka abasaza rero iki ni cyo kijya kigaragaza ko abasaza umuntu yashaje no gutinda babyeyi ndagira ngo mvuge ikintu cya nyuma bashimye kandi Imana yafashije umuvandimwe kugeza kuri uyu munsi ariya mateka yose barimo bavuga ayo ni amateka ni amateka ariko turashima Imana uyu munsi kandi ahirwa ngira ngo gusoza kuruta gutangira icyo ngira ngo ngewe namubwira nuko uyu munsi wagiye muri pansiyo ni kashe utagifite ni sinyatire utagifite ariko umuhamagaro ni wawe niba uyu munsi wambuwe ikashe kandi kubera ibyiza wakoze umuhamagaro ntabwo urambitse Imana rero yagufashije ibyo rwose turizera ko uzasoza neza icyanyuma ndagira ngo nshimire ubuyobozi bw'itorero babyeyi mwadufashije gufasha pasiteri ntacyo twavuga ariko uwo mugisha tuwubatuyeho uyu munsi guhera kuri musenyeri ukagera nta kindi kiri munsi ya paruwase mugira tumwatuyeho umugisha Imana ishimwe icyongeyeho uyu muvandimwe ngewe yambereye umuyobozi ukuye n'ubuvandimwe yambereye umuyobozi muri segonderi murumva nabaye umunyeshuri we ariko aba n'inshuti aba n'umuvandimwe birenze ariko icyo arutiraho abandi ni uko iwe yayoboye mu byaro gusa abandi bapasitori dufite i Kigali n'ahandi genda mwebwe hano mwebwe murabigira twebwe turwanira kujya mu mujyi ariko iwe yasaga n'umuntu urimo urwanira kujya mu cyaro ngira ngo ako niko karusho gakomeye yagiye akora kurusha abandi Imana rero yagufashije iguha umugisha rero twakugeneye yongera kuri ziriya nk'ebyiri twaguhaye Imana ibaha umugisha murakoze kutwihanganira ababyeyi amen umwanya rero wo kubashimira ntabwo nagenda ntabashimiye ntabwo twabyibagiwe igihe baduhaye ijambo turi gusezera ako nabonaga hariho abantu ntabura gushimira bari bataragera ahangaha ndabashimiye mwese mpereye ku bucidikoni bwacu twari turi kuyobora ndabashimiye ukuntu mwaduhaye impano zanyu n'ukuntu mwatugaragirije urukundo rwinshi Imana ibaha umugisha ndashimira abantu mwese mwitabiriye kuri uyu munsi w'ibi birori kuko ibirori ni abavandimwe n'abandi ni ukuri nabonye ukuntu
abavandimwe banjye n'abamuzehe baje nijoro bavuye i Kigali biranezeza cyane. Njye sinari mbizi ko bicari ikintu kibakuririye bagatega amamodoka bakaza baraye bashitse mu rugo nijoro. Bamwe baraye mu nzira nkuko babibabwiye. Ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Biragaragaza ko tubanye neza, tuvukana neza, turi mu muryango neza, tudafitanye amakimbirane. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, twavanye muri Kongo abapasiteri bagenzi bacu twazanye baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mwatweretse urukundo mudufitiye n'ubumwe bwacu bukomeze bukomere. Ni ukuri kuko mwitanze guhera mu gitondo. Hari bamwe narindi guhamagara ngo se ntibaraza tuzane, twebwe tuje inyuma barambwira ngo twamaze kuhagera kare, bazindutse kuturenza abo. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Muradukunda kandi natwe turabakunda. Imana ibagirire neza. Hari abamama babiri twazanye n'amanyana yanjye bayongere bahaguruke iteraniro ryose ribabone, nabo mbakire kandi mbashimire muri uyu mwanya. Haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha. Ziriya ni inshuti zanjye twazanye. Bene data, babyeyi, mandazi y'Ikamembe, nimuhaguruke namwe mbashimire. Mwangiriye neza, mwangaragarije urukundo rwanyu. Na mama Esther ahagurutse, ndagushimira inshuti yanjye. Muhaguruke mbashimire. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Shimiye abantu mwese ndavuze mu mazina. Reka mbwire Remera nawe ngo nahaguruke mushimire. Remera, haleluya. Uyu ni umuvandimwe wacu n'inshuti yacu, akenshi akunze kungenera impano. Namwe mwese mwaduhaye impano, abantu mwese mwaje kuri uyu munsi kwizihiza ibirori byacu. Navuga ngo ni ibirori, ni ukuri muri inshuti zacu kandi natwe turabakunda. Imana ibaho umugisha. Reka nsabe abana bacu bavuye kure, Patrick hamwe n'inshuti ze, ariya ni baramube Mana bankoreye surprise, ntibanambwira byibuze ko baza. Natunguwe kandi nishimye. Bongere bahaguruke nabo nyongere mbashimi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha. Umuvandimwe nawe nahaguruke, haguruka ngo ushimire kuko urabizi ndagushimira hamwe na madamu wawe. Haleluya. Abashidikoni bagenzi bacu mwese ndabashimiye. Staff bakoranaga na pasiteri nayo ndashimiye. Mwese mwumve ko mbashimiye muri inshuti zacu. Imana ibagirire neza. Amen. Sinzi niba ikindi navuga, n'ibyo nashakaga kuvuga wenda byo gushimira abantu bose n'impano baduhaye. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.